Nguhaye ikaze wowe ukurikiye cano ikinyarwanda n'umuco nyarwanda. Nje nitwa Ntirumara Intwari nkunda amahoro nk'uko bisanzwe, nkaba nkuhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Reka kuri uyu munsi turebe inkomoko ndetse n'igisobanuro cy'imvugo insigamugani ngo kugenda nk'abagesera. Uzakunda kumva mu biganiro by'abanyarwanda bavuga bati ariko runaka agenda nk'abagesera, cyangwa se umuntu akaba yacyaha undi ati nyabuna ntukagende nk'abagesera, cyangwa se ati kuki ugenda nk'abagesera. Ese ubundi abagesera bagenda bate? Bikomoka hehe? Bishatse kuvuga iki? Uyu rero ni umugani abanyarwanda baca iyo babonye umuntu uvuye mu bo bari kumwe nuko akanyonyomba akagenda adasezeye, maze bakavuga bati runaka agenda nk'abagesera. Kugenda nk'abagesera rero bigasobanura kunyonyomba rwihishwa, ukava ahantu ukagenda utagize n'umwe ubwira. Icyo gihe nibwo uba ugiye nk'abagesera mu gisobanuro cya nyacyo nyine cy'iyo mvugo uyu munsi tugiye kurebaho. Iyi mvugo rero yakomotse ku munyabugesera witwaga Muganza, wari umugaragu wa Nsorobihembe umwami w'Ubugesera. Uyu Muganza yiyahuye mu mugezi wa Cyohoha i Bugesera ahahinga mu mwaka w'1400 hari ku ngoma y'umwami Cyilima Rugwe w'u Rwanda. Icyo gihe Cyilima Rugwe yari amaze gucyura umugore wa Nsorobihembe witwaga Nyanguge, ari nawe nyina wa Kigeli Mukobanya waje gusimbura Cyilima Rugwe ku butegetsi ku ngoma. Ari nabwo rero mu Rwanda bahimbye umugani ngo umwami uraguza yatsinze ubuguza. Aho bashakaga kuvuga ko Nsoro yahugiye mu gisoro abuguza nyine, naho Rugwe wagahora araguriza gutsinda Ubugesera, bikaza no kurangira amutsinze kugera anacyuye umugore we Nyanguge nyine twabonye. Nsoro rero umwami w'Ubugesera akaba yari afite umugaragu w'umutoni we cyane witwaga Muganza. Uyu nguyu nyine iyi nsigamugani ishingiyeho. Bukeye rero u Rwanda rumaze gutsinda Ubugesera, Muganza aracika acikira i Burundi. Ageze i Burundi bamufata nabi cyane, nuko arahava, maze ahavuye yigira i Karagwe. Icyakora ageze i Karagwe nabwo bamufata nk'i Burundi, bamufata nabi, naho yigira inama yo kuhava. Ari mu nzira agenda aza kwibaza ati ese mbigenje nte, ndakora iki ko ninjya mu Rwanda bazanyica kuko nari umutoni wa Nsoro, kandi Nsoro u Rwanda rwaramaze kumutsinda. Nuko apfa kwihangana asubira i Bugesera iwabo. Agezeyo mu Bugesera ahasanga umunyarwanda wahagabanye witwaga Gasigwa, nuko akoma yombi ati nyagasani mutware w'Ubugesera nje kugukeza, uzandema amaguru n'amaboko. Nuko Gasigwa aramwemerera. Muganza agumya kumuhakwaho kugeza igihe Gasigwa amugabiriye inka z'imbyeyi 3 z'umuriro. Amaze kuzibona yongera kwibaza ati ubu koko ngiye guhakwa ibitutsi kandi nari umugaragu w'ibwami? Ati ubu bizamera bite? Ubwo rero kuvuga ngo yari umugaragu w'ibwami yashakaga nyine kuvuga ko yari umugaragu wa Nsorobihembe. Nuko yegera Gasigwa aramubwira ati naragushimye kuko wampaye umuriro, none ndagusaba ko uzansoza kuri Cyilima. Gasigwa abaza Muganza ati ese wabonye ko jye naguhatse nabi? Muganza ati icyo mbigusabira nuko wamungezaho nkishingana, kuko mu Bugesera bampiga bavuga ko nari umutoni wa Nsoro. Nuko Gasigwa abwira Muganza ati ntacyo, Cyilima nzamugushyikiriza. Bukeye basanga Cyilima i Kigali, maze bagezeyo Gasigwa abwira Cyilima ati nkuzaniye Muganza uyu nguyu wahoze ari umutoni wa Nsoro, yansabye kumukuzanira ngo mwibonanire, ngo hari icyo ashaka kukubwira. Bahamagaza Muganza, nuko Gasigwa aramusohoza ati nguyu Muganza wansabye ko nzamukugezaho ukamushingana mu Bugesera, kuko bamwanga bamuhora ko yari umutoni wa Nsoro. Nuko Rugwe yumvise ko Muganza yari umutoni wa Nsoro biramushimisha, kuko namuhaka akamutonesha yari kumuyoborera Ubugesera. Nuko mbese yahise abitekereza aravuga ati uyu Muganza muhatse nkamutonesha yazanyoborera Ubugesera. Icyakora Muganza yari azi neza ko imico yo mu Bugesera ayizi, ari nacyo nyine Cyilima yashingiyeho, yumva yazamugira umugaragu mwiza akamuhakwaho, maze yamara kumenyera akaba yazanamuyoborera Ubugesera. Nuko Cyilima abwira Gasigwa ati wowe itahire, Muganza uyu nguyu turagumanye. Gasigwa arataha asubira mu nka ze,
n'ingabo yari afite i Bugesera. Muganza asigara i Kigali kwa Cyilima Rugwe, nuko arahahakwa, ubuhake buranoga, Rugwe aramutonesha cyane kugira ngo azamuyoborere Bugesera. Haciye iminsi, Cyilima atumiza Gasigwa ngo aze kumwitaba. Gasigwa aza kwitaba i Kigali, maze Rugwe ati nshakira inka 100 n'imisozi ubimpere Muganza. Ariko Gasigwa asubiza Rugwe ati ni ibyo gupfa ubusa, ariko nzajya kubimuha. Cyilima ati bizapfa ubusa bite? Gasigwa ati nawe si ibintu wanyaze Nsoro none ukaba ubishubije mwene wabo, urumva bitagiye gupfa ubusa koko? Nuko ibyo Gasigwa ariko akabivugishwa no kuba yari afite ishyari, kuko yari yabonye Rugwe atonesha cyane Muganza. Cyilima abwira Gasigwa ati ntacyo bitwaye, genda ubimuhe, nzaba mbyirebera. Nuko ubwo Muganza abona inka n'imisozi, akomeza n'ubutoni bwe kwa Cyilima. Gasigwa abonye Muganza atonnye cyane, ishyari riramushengura, akeka ko bazamugabira n'ibyo arimo ubwe. Nuko kuva ubwo Gasigwa agandisha ya misozi Muganza yagabanye, abuza abantu kumugemurira i Kigali, ariko byose akabikora rwihishwa. Muganza yatumiza ingemu akazibura, nuko bukeye inzara imaze kumurembya n'abo bari bari kumwe, Gasigwa yoshya bagenzi be n'abagaragu ba Cyilima ngo bazabwire Muganza bamukangisha yuko Cyilima agiye kumutanga akamukurikiza Nsoro. Muganza amaze kubyumva ashya ubwoba n'abo bari bari kumwe, niko gucika ijoro ryose ajya kwiyahura mu mugezi wa Cyohoha. Bukeye muri iyo minsi Cyilima abaza abo bari bari kumwe ati ko ntakibona Muganza abahe? Abandi bati yaratashye. Rugwe ati none se agataha amenya atanavuze? Abandi bati niko Abagesera bagenda. Iyo nkuru rero niyo yabaye inkomoko y'imvugo ngo kugenda nk'Abagesera, nuko iyo umuntu agiye anyonyombye agaceremba atanavuze adasezeye, mbese nibwo bavuga bati yagiye nk'Abagesera. Byaturutse rero kuri uyu Muganza, uwo nguwo nyine bateye ubwoba bamubeshya, nuko akagenda adasezeye akiyahura muri Cyohoha. Nizeye ko noneho ubutaha nongera kumva iyo mvugo uzamenya icyo isobanura n'aho ikomoka, cyangwa se nawe ubwawe wayikoresha ukayikoresha ariko uzi neza ngo kugenda nk'Abagesera bisobanura iki kandi bikomoka ahangaha. Mwakoze cyane kudukurikira. Ugize icyifuzo, ikibazo cyangwa igitekerezo n'inyunganizi, watwandikira muri comment. Haramutse hari nk'ikintu wifuza ko twazavugaho mu biganiro by'ubutaha kijyanye n'ururimi rw'Ikinyarwanda, umuco nyarwanda n'amateka y'u Rwanda n'Abanyarwanda, nabwo watwandikira muri comment. Ibiganiro byacu rero nakagaruka. Mwakoze cyane kudukurikira, naho ubutaha.